Ndagusuhuje nanone mukozi wa Brown magazine ngo mwikaze nanone uyu ni wa mwanya w'amakuru ya showbiz. Of course njye ukubwira kuri micro anitwa Avi Brown maze kumenyera cyane kuko turi kumwe kenshi tugenda tuvuga amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye. Kuri uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tugaruke kuri Miss Rwanda. Murabizi ko uyu munsi uyu mwaka nyine wa 2022 twatangiye igikorwa cya Miss Rwanda cyo gutoranya Miss Rwanda wa 2022 cyaratangiye, aho batangiriye nyine mu ntara y'Amajyaruguru bagenda abazenguruka no mu zindi ntara. Meshize bari mu ntara y'Amajyepfo. Reka rero nkubwire ko bakomeje kugenda bazenguruka mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda bashakisha abakobwa bujuje bya bintu bitatu bagenderaho, n'uvuga ngo ni ubwiza, umuco ndetse n'ubwenge. Ubwiza, umuco ndetse n'ubwenge akaba ari cyo kintu nyine ari byo bintu bitatu bagenderaho ko nyine babivuga. Ariko ndagira ngo nkubwire ko tugiye kuvugana ku bintu bigera kuri ibintu bitatu rero biri kugwa muri Miss Rwanda. Dora aho ntatinya no kuvuga ko ibintu kuri ubu ngubu byahinduye isura. Ibintu rero navuga ko byamaze guhindura isura muri Miss Rwanda bitandukanye na Miss Rwanda zagiye ziba mu myaka yose yabanje. Reka nkubwire ko iyi niyo Miss Rwanda ubona ko bitandukanye n'izindi zose zabaye, ndetse nyine nk'uko majije kubikubwira mu kanya navuga ko ibintu byamaze guhindura isura ugereranyije n'izindi Miss Rwanda. Ndetse nanone navuga ko byamaze guhindura isura ugereranyije no kubyari byatangiye nyine navuga ko nyine byari byatangiye mu ntara y'Amajyaruguru. Muri ibyo bintu bitatu rero turi buze kuvugaho ni umunyamakuru Patycope yabaye promoter kuva kera cyane, haba muri Rwanda music industry cyangwa se muri entertainment muri rusange. Urumva na Miss Rwanda burya ibarizwa mu gace, ibarizwa no mu bintu bya entertainment of course. Rero uyu munyamakuru yakomeje kuvugwaho byinshi no ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru byandikwa. Ni hari nyuma ya post cyangwa se tweet ya tweet nashyira kuri Twitter avuga ko atagikorana na Rwanda Inspiration Backup. Abangaba nyine Rwanda Inspiration Backup akaribo bategura Miss Rwanda. Patycope aho yavugaga ko nyine batagikorana kandi agiye gushyira ukuri hasi, ngo amabanga yose agiye kuyashyira hanze. Amabanga yose rero nayahe? Reka nkubwire ko bimwe mu bintu Patycope yagendaga avuga ngo agiye gushyira hanze harimo ngo no kuba murabizi abantu bakunda gupfa ibintu by'amafaranga. N'ubundi murabizi ko ahantu hose abantu benshi ibintu bijemo iyo bitangiye kuzamo amafaranga nibwo utangiye kubona abantu batangiye gushwana, dore ko wenda umwe abona atinjiza cyangwa se atabona yo gakwiye kuba yinjiza. Dore no mu bintu bivugwa ko biri mu bintu biri kuvuga ngo Patycope ashobora kuba agiye gushyira hanze ni ibintu byo kutagabana amafaranga ku buryo bukwiye. Ariko nanone cyangwa se cyo cy'ingenzi ahubwo ngo ni uburyo abantu bahitwamo cyangwa se batoranyamo abantu. Dore ko Patycope we mu ibanga rikomeye mu makuru agenda ageraho avuga ko muri Miss Rwanda hakunze kugaragaramo ruswa idashingiye no ku mafaranga gusa, ahubwo ngo ruswa ishingiye no ku gitsina. Ibyo bintu rero bikaba bigenda bikomeza kuvugwa ngo ruswa ishingiye ku gitsina. Ibyo bintu ahubwo abantu bakomeje kwibaza sitesa ayo makuru Patycope agiye gushyira hanze yaba ari ngombwa koko. Ese yakwangiriza iki kuri Miss Rwanda, yakwangiriza iki ku isura ya Miss Rwanda? Reka tubyitege ubwo azabyishyirira hanze. Ariko amakuru nyine ngewe agenda ngeraho nuko ngo Patycope ashobora kuba afite aka episode cyangwa se ibyo bita ngo kumena umuceri, akazamena umuceri ku bijyanye n'uburyo cyangwa se ngo abayobozi bakomeye cyangwa se abakire, ntabwo navuga ngo abayobozi bakomeye ahubwo abantu ngo babakire ngo bakoreshwa ngo mu kugira ngo ruswa y'igitsina ikoreshwe cyane muri Miss Rwanda, kugira ngo noneho abantu bategura Miss Rwanda bagende binjiriza mu mwabo bakire, noneho abo bakobwa babe bakoreshwa kugira ngo nyine namwe murabyumva. Reka kubivugaho cyane, ahubwo noneho dutegereze Patycope ubwe azaze abyivugire. Ikindi kintu gibuze kugarukaho nyine ni abakobwa bagiye batandukanye bakomeje guhatanira ku ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Abakobwa rero ni
nabavugamo mu bice bibiri, dore ko nakubwira ko nk'ubu ngubu nibwo hari kugaragara abakobwa benshi twakwita ngo ni babandi bigiriye icyizere. ndi umunyamakuru sinshaka guhita nshira iteka nkavuga ngo uyu muntu ntiyatwara ikamba, ariko nivuga ngo abakobwa bigirira icyizere niba abakobwa ureba ukabona ko wabareba wowe urebye bwawe direct ugahita ubona ko batuje bya bintu twatangiye tuvuga nyine bitatu, ari byo ubwiza, umuco ndetse n'ubwenge. Ubwenge wenda ushobora kutaburebera inyuma, umuco ushobora kurebera inyuma. Burya umuntu ashobora kukureba uri nk'ahandi hanze nko mu kindi gihugu ahita avuga turi hano umunyarwanda kubera ko akubonye. Burya umuntu ashobora kukureba akakubona nk'umuco, ariko nanone ubwiza bw'inyuma nabwo baraburebaho. Umuntu ashobora kukureba akabona ko uri mwiza, akabona ko ushobora kuba Miss Rwanda cyangwa se nyampinga w'u Rwanda, kuko ibyo bintu byose uko ari bitatu babigenderaho. Ubwo rero nivuga ngo abakobwa hari kugaragaramo abakobwa bari kwigirira icyizere ko bitandukanye n'ibyo kari dusanzwe tuzi muri Miss Rwanda zagiye zitandukanye. Rero hari kugenda hagaragara abakobwa, wa mukobwa uvuga ati wenda ashobora ko yujuje ibindi bitatu, ariko cya kindi cy'ubwiza cyangwa se ubwiza mvuga rero ni ubwo ku mubiri, wenda ashobora kuba ufite ubwo ku mutima. Niko bavuga ngo ubwiza, ngo hari ubwiza bw'imbere n'ubwo ku mutima. Ubwo wenda ubwo ndi kuvuga n'ubwiza bw'inyuma, kandi nkeka ko n'abajaji bari abajaji nyine batatu kugeza ubu ngubu kuri uyu munsi nyine ni mu bajajes. Navuga ko rero kuri Miss Rwanda y'ubu ngubu nibwo turi kugenda tubona abakobwa bakomeje kwigirira icyizere nyine nk'abo ngabo nakomeje nkubwira ureba ukabona ko byose ukibabona. Ndetse nanone reka nkubwire ko aribwo muri Miss Rwanda ubushize ndetse n'ejo bundi rwose bagiye mu ntara y'amajyepfo, hagaragaye umukobwa waje kwiyamamaza guhagarara intara ye afite ubumuga bw'ingingo. Ibyo ngibyo byo rwose dushobora no kubishima ati ubwiza bw'ingingo, kugira ubumuga bw'ingingo bwo ntabwo ari ikibazo, kuko niko umuntu aba yaravutse, niko umuntu aba yaravutse. Ko nanone simbizi nkanjye ubwanjye ko mbyumva, ntabwo mbizi ko ashobora kuba wenda namwe mushobora kumpa ikindi gitekerezo. Simubona rwose uriya mukobwa yabaye Miss Rwanda, sinzi icyo wenda namwe muribuze kubivugaho. Wenda simvuze ko bitashoboka 100%, ariko nuko impamvu zo ngo ntabwo ashobora kuba Miss Rwanda si uko wenda avuga ngo afite ubwo bumuga bw'ingingo, ahubwo nuko muri Miss Rwanda ya 2022 harimo abakobwa beza cyane, ndetse bagiye banagaragaza ubwenge, ko nabivuga nyine ubwenge, ndetse kandi ubona ko bafite umuco, ubona abakobwa barezwe kabisa, ku buryo mvuga ngo ni abakobwa bashobora kuzagenda nyine bahangana, hazamo ihangana rikomeye. Dore ko nk'ubu ngubu bwa mbere bakijya i Musanze babonye umukobwa witwa ngo Muheto akaba yaravugishije abantu benshi, ku buryo bamwe bahise batangira kuvuga ngo mumushakire uyu nguyu ni Miss Rwanda, ahubwo mutangire mumushakire ibisonga. Ariko ibintu byaje kugenda bihinduka ubwo bagendaga bajya mu zindi ntara, naho hakagenda hagaragaramo abandi kugeza ubu ngubu. Rero reka nkubwire ko Miss Rwanda irakomeje, ndetse kuri ubu uyu munsi tuvuga tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2022 bamaze kuzenguruka igihugu. Nuvuga ngo intara enye zigize igihugu. Ubu ngubu nyine bakaba bamaze gutoranya abakobwa 41 bamaze kubona pase. Noneho muri weekend nyine tuvugana, muri weekend igiye kuza akaba aribwo bazajya gutoranya abandi bakobwa bazasanga abo ngabo bo mu mujyi wa Kigali. Nuvuga ngo muri weekend nibwo bazaza mu mujyi wa Kigali, noneho akaba ariho basoreza. Nuvuga ngo mu gutoranya abo ngabo bazagenda bahagarara intara, noneho aribwo mubizi ko hakurikiraho next step yo kugira utegeko tuhitamo abakobwa bazajya muri bootcamp.
ubwo rero nuvuga ngo mu ibyo bintu nari nababwiye ibintu bitatu mbabwira ngo Miss Rwanda noneho yahindura isura. Reka nkubwire ko wenda nama cyambere namaze kukubwira ni cy'abakobwa bakomeje kugaragaza icyizere kidasanzwe, aho bamwe bahita bavuga ati rwose ntago bya bintu uko ari bitatu babyujuje, bagendeye rwose kubareba gusa ukabona umuntu aramurebye ahita avuga ati cya kintu cyitwa ubwiza ndabona batacyujuje. Ariko none icya kabiri navuzeho ni uko hari kugaragara abakobwa beza. Ni ibintu bibiri, hari kugaragara abakobwa batujuje bwa bwiza tuvuga, ariko noneho hagaragara abakobwa beza cyane bafite ubwo bwiza nyine nanone bw'inyuma bwinshi cyane, ku buryo bivugwa ko hashobora kuzaba competition ikomeye cyane muri Miss Rwanda 2022. Because this your boy Avi Brown. Let's meet next time, and of course this is Brown Magazine.